bw'umwana nyine urabona ntago ubwanjye bukimera neza kubera ko natakibasha kuba natirimuka ngo njye kureba icyo nakwikorera. Uwo mwana yitwa Uwacu Hani Paul. ni umukobwa. Ni umukobwa. Ubu afite imyaka ingahe? Yujuje 6. Ubu yujuje imyaka 6. Urihangana rero tuganire kugira ngo twinjire mu nkuru neza, tumenye uko byatangiye kugera aka kanya, mbere y'uko amera gutyo cyangwa ubuzima bumuhinduka gutyo. Byari bimeze bite? Umubyeyi mama we nyine ari wo mudamu wari uwanjye. Yageze igihe cyo kubyara nyine ajya kwa muganga, agezeyo niba baramuranganye niba bataramuranganye sinzi, nagezeyo mbona umubyeyi yananiwe abyaye umwana nawe aza, umwana yananiwe, umwana asiyarira. Kurya ararya, umuntu aramugaburira akarya. Ibiryo byose nta kibazo? Oya, ni ibiryo byoroshye. Ahantu twamuvuje ahantu hose twamujyanaga no kumukorera kine. Bamukoreraga kine bakatubya tujye tumuzana, bakaduha gahunda nyine yo kumuzana. Ubwo nyine tugakomeza turavuza ahantu byahagarariye. N'ejo bundi bansenyeye inzu yanjye, bamaze kwisenya nibwo byahise bihaga. Mwarabanje mu bitaro akivuka. Byo hawo mwabaye igihe kingana gute? Akivuka twabaye ibyumweru 2. Ari muri bya byuma bimwongerera umwuka. Twabaye ibyumweru 2 baramusezera, arataha nyine araza, umwana akomeza kubaho ngaho. Konka no kurira, yaje kurira ibintu byose ubuzima. Yari uko yarize, yavuye yarize yonka nta kibazo. Yarize ubwo mu gihe kingana gute? Yarize yashije nk'icyumweru n'igice. Kuva avutse ashira icyumweru atari yarira? Ntago ngewe ubundi ntago ibyo mbigenda, ariko kuvuga ngo bageneye undi muntu cyangwa bagize gute, ntago wajya uhora uvuga ngo reka njye kureba ko hari ubufasha bageneye runaka. Wowe ureba iwawe mu rugo gusa ukavuga ati niba bazi umwana umeze gutya na gutya, bakaba bazi ko gute, bakambya ngo ninjye nimusige mu rugo, noneho ntawe mfite musigire. Yes, mbaye ikaze mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi, cyangwa se Ecobrom TV, ubuzima buzira umuze kandi ubuzima kuri bose. Nge nitwa Mugabonde Regis, ni Mr Muhanzi, ngo ikaze mu kiganiro gishya. Narakubwiye ngo ubuzima ni igitabo, kandi igitabo kigira amapaje. Buri paje rero y'ubuzima tuyisomana na nyirayo kugira ngo atuganire paje y'ubwo buzima bwe. Gira neza wigendere, kuko ineza buryo uzayisanga imbere, nutanayisanga Imana izayikwitura. Nyabuneka buri nkuru igira uyivuga, niyo mpamvu bandi hano kugira ngo tuyivugane, ndetse ngire n'izo mvuga hirya no hino. Turi mu karere ka Kicukiro, ni murenge wa Kigarama, birumvikana umujyi wa Kigali. Turi ku muturage umwe tugiye kuganira nawe urugendo rw'ubuzima, ariko si urw'ahubwo urw'umwana we bari kumwe cyangwa se muri kubona kuri kamera. Mbaye ikaze rero aho muherereye hose, aba hanze y'u Rwanda cyangwa se hano mu Rwanda, bafite imitima yo gufasha ndetse n'abafite amatwi yo kumva n'amaso yo kureba. Mwigire hino, turamarana igihe gito, byanga bikunda hari icyo muramwumvishe, hari icyo muraba amwigiyemo. Ni umwana ukiri muto, n'ubuzima bumugoye, ariko kandi byanga bikunda kubwugira neza bwanyu, bw'umutima wo gufasha, hari icyo mwahindura, hari icyo mwafasha, yaba ibitekerezo cyangwa se ufasha bufatika, yaba ubuvuzi, cyane ko abenshi mu nkuru dukora baba bakeneye ubuvuzi, ibyo kurya cyangwa se aho kuba n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka duhereze ikaze uyu mubyeyi. Ikaze papa. Amakuru ni meza, nayo ureba. Ayo ndi kureba yo ntabwo ari meza pe. Mumeze mute mwebwe ubwanya turetse ubuzima bw'umwana? Ngenda aho nayimeze neza, ariko nkabaye ubw'umwana nyine urabona ntago ubwanjye bukimera neza kubera ko natakibasha kuba natirimuka ngo njye kureba icyo nakwikorera. Uwo mwana yitwa Uwacu Hani Paul. ni umukobwa? Ni umukobwa. Ubu afite imyaka ingahe? Yujuje 6. Ubu yujuje imyaka 6. Urihangana rero tuganire kugira ngo twinjire mu nkuru neza, tumenye uko byatangiye kugera aka kanya, mbere y'uko amera gutyo cyangwa ubuzima bumuhinduka gutyo. Byari bimeze bite? Umubyeyi mama we nyine ari wo mudamu wari uwanjye.
yageze igihe cyo kubyara nyine ajya kwa muganga, agezeyo niba baramuranganye niba bataramuranganye sinzi, nagezeyo mbona umubyeyi yananiwe abyaye umwana nawe aza, umwana yananiwe, umwana asiyarira, ikibazo gitangira ubwo nyine bahita bamushyira mu byuma nyine bimuha kugira ngo abashe guhumeka neza. Ku gihe cyo kurera nyine ntabwo yarize. Wanga ubwo ubuzima bwatangiye kugorana n'ubundi akivuka. Bwatangiye kugorana akivuka kubera ko bahise baduha taransifere ajya ku bitaro bita i Masaka. Tubaye ibyumweru 2 nyine ari muri za nuza za oxygene kugira ngo abashe guhumeka. Bageze baradusezera turataha, tuza tubona umwana wacu, tuza umwana tubona ari muzima nyine, turavuga ati nta kibazo. Igihe cyo kwicara umwana siyicara, igihe umwana cyo kuba yakwerekana ibimenyetso byo kuba yakambakamba si yabikora, dutangira ubwo tuvuza. Ubwo ari muwe mwaka twatangiye kumuvuza afite mu mezi 9. Mu mezi 9 ubwo mwatangiye kumuvuza. Mbere y'ayo mezi ho nta ibindi bimenyetso yari yagaragaje ko afite ikibazo cy'ubuzima? Ntacyo, nuko wabonaga wenda nahashyize akaboko yakwifata, niba yifashe mu musatsi akarira cyane ku buryo wagombaga kujya kumuhambura intoki atabasha kuzihambura. Nkajya ngira ngo ni iby'abana nyine kubera ko yari umwana wa mbere, ntabwo nari nzi ko ibi bizagenda gutya. Kuri kuvuga se ngo umudamu wari uwawe byagenze bitewe? Umudamu yagezeho nyine turavuza, ajya za Gatagara, hariya za Nyanza, turavuza za Gikondo hose. Ubwo birangira rero bamuganga niba bamubwiye ati byara undi mwana nyine abashe gukurana n'uyu. Undi mwana amaze kuvuka, uwo mwana amaze amezi yaramaze umwaka hari. Umudamu nyine ahita aduta nawe arigendera ajyana uwo nguwo muto yasigaye nguyu. Mwabyaranye undi mwana wa kabiri we aza nta kibazo afite? We na yaje nta kibazo afite. Urangije ahita yigendera. Ubwo yagiye afite imyaka ingaho uwo mwana we? Uyu nguyu mfite? Uwo yatwaye? Uwo yamujyanye afite umwaka n'igice. Mwari mwarabanye mbere nta kibazo n'ubundi? Mukiri abasore mwese n'inkumi? Twari tukiri abasore twese. Murabana nta kibazo, havuka umwana, nyuma haza kuvuka undi, ahita bari wajyana kuko ari we wari ufite ubuzima buzima? Yajyanye uwo nguwo, ntabwo nzi niba ari uko ari we ufite ubuzima buzima, ariko yahise ajyana kubera ko yari agiye gushaka. Ndamubwira se uyu mwana wasizeho nzamurera gute n'iki? Arambwira ati ntabwo yabasha kujyana abana babiri mu rundi rugo. We yaragusezera avuga ati wapi ngiye kwishakira? Namuvugishije yaragiye. Ndavuga ati si umwana wasize urabona azaregwa gute wamujyanye? Bwo nkajya mbasha kujya ku kiraka nkabasha wenda kuba nagiye icyo mbagena nubwo wagiye mu rundi rugo. Aravuga ngo ntabwo yajyana abana babiri mu rundi rugo. Uretse gatoya, ni ukuvuga ngo mwarabanaga hano mu rugo muri kumwe n'uyu mwana, abyara undi mu bana muri uru rugo? Ntabwo ari hano. Ariko mwarabanaga mu rugo nta kibazo. Nyuma noneho abona ubuzima bwe bukomeje kugorana afite undi, mubana n'ubundi nta kibazo mwagiranye, we arabyuka aragenda? Hoya, impamvu ikibazo cyahabaye yafitanye nyine ubushuti n'uwo musore bagiye kubagira, twagendaga dupfa ubusa duserera. Hari uburyo mutumvikanaga. Birangira agutaye arigendera. Kuva yava mu rugo uyu mwana tubona yari afite igihe kingana gute we? Kuva agiye hashije imyaka 2 yari afite 4. Yari afite imyaka 4. Ntiyigeze agaruka ngo aze kureba uwo yasize, nta guhamagara ngo muvugane shwi? Kereka yamusa hagiye ajya kwa nyirakuru cyeka ari yeho yamusanga, we ntabwo twongeye kuvuga ngo aragaruka ngo aze kumureba mu rugo. Ntabwo yamusanga wenda kwa nyirakuru we. Kubera ko hari igihe bamufashaga nabo, wenda umukozi yagiye, umukozi bamufata naho bigezeho biranga nyine, mbona umwana agomba kongera kugaruka hano mu rugo. Kuva muri ayo mezi 9 nibwo mwamenye icyo kibazo yari afite. Ese ikibazo afite ni kimeze gute? Ni umubiri wabaye paralize? Ntago yicara, ntago kambakama, ntago agira gute. Ntago
se wavuga kwa muganga bakubwiye se ko byatewe n'iki, ari igihe ndwara arwaye? ni uko kuvuka ananiwe. Ni uko- Kurya ararya, umuntu aramugaburira akarya. ibiryo byose nta kibazo? Oya, ni ibiryo byoroshye. Ariko nyine akaba akunda kunywa igikoma gusa cyane. Kuva muri ayo mezi 9 mama ari kumwe nawe, namwe muri kumwe, mwamuvuje mu bitaro biraka arwaye iyihe ndwara? Aha hantu twamuvuje ahantu hose twamujyanaga no kumukorera kine. Bamukoreraga kine bakatubwira tujye tumuzana, bakaduha gahunda nyine yo kumuzana. Ubwo nyine tugakomeza turavuza ahantu byahagarariye. N'ejo bundi bansenyeye inzu yanjye, bamaze kwisenya nibwo byahise bihagarara kumuvuza. Bagusenyeye ahagana he? Bansenyeye hano ruguru. Ubu hano uyu yari umuturanyi, basenye hano ruguru. Yari inzu yo mu tujagari cyangwa ni hari manegeka? Zari inzu zo mu ngo ni mu manegeka, kubera ko zatowa nyine igihe bazanaga zatowa mu Rwanda nari narubatse iyo nzu, bahise bazanayo bayishyiraho towa. Mu wuhe mwaka? Bayisenye mu mwaka washije mu kwa 12 kuri 19. 2024. Ubwo rero nubwo ubuzima bwahise noneho busa nkaho buhinduka, kuko icyo gihe nabaga mfite umukozi abasha kubona yabona harara yagira gute, nanjye nkabona uko njya gushaka amafaranga ngakomeza nkamuvuza. Bamaze gusenya nyine ubwo byahise bihagarara. Umugore icyo gihe ubwo yari yaragiye? Umugore we yaragiye, ariko yaragiye sinacika intege, sindavuga ati umwana nzakomeza muvuze, kubera ko yagiye na kano gatebe tutari twavuga ngo twakamugurira n'iki. Ndakomeza mwitaho, njya Zaririma, njya hehe. Ngeze Zaririma rero ho bahita banca amafaranga menshi, ndavuga ati reka nze ngurisha iyo nzu. Mu gihe natari nayigurisha bahita baza barahasenya, kumuvuza bihita bihagarara. Ubwo Ririma bari bakwijeje ko bagiye kugufasha ikiho? Ririma kubera ko ho babavura babayo, naye navuze ati ubwo namujyana akajya abayo, nanjye nkabasha kujya mu ntuza yandi nahembaga umukozi nagiraga gute nkayishyurayo, nsangaho igiciro cyaho kiba gihenze. Bari bakubwiye ko nyine bazamuvura byibura akagira igihinduka se? Kubera ko hariho n'abandi baba bariyo ubona baravuye wenda bikagenda, ugasanga wenda ashobora kwicara, ashobora kuba yagenda, kandi baragiyeyo bameze nka gutya. Nanjye nabaga mfite icyizere ko naho habonetse ubushobozi bamuvura akaba yabasha kwicara, akabasha kugenda. Wenda kuvuga bwo ntabwo bamaga icyizere, ariko kumuvura wenda akaba yabasha kwicara, akaba yagira gute, numvaga bo bavuga ngo ashobora kwicara akanagenda. Ni ukuvuga ngo ku myaka ye 6 kugeza ubu, amaboko ye, amaguru ye, nta rugingo na rumwe rukora ruriho gutyo? Yari ku buriri nibwo yeguka agashinga amaboko ukabona yazamutse gutya. Ubu ari ahantu yicaye, wenda ashobora ari ahantu aryamye, ashobora kubikwereka umubwiye, kubera kumva bwo arumva. Iyo umubwiye bwo arumva? Arumva ariko ntabwo avuga. Urambwira ati gutya na gutya, ukabona byari kubyumva? Ushobora no kumubwira ati Paula, zana akaguru hano, zamura akaguru. Urabona ko akaguru nyine wahita yumva ko ari akaguru gasa nk'akazamura. Iyo umubyeyi arumva, ariko kugira ngo agire imbaraga zo kubikora ukabona mu ngingo biranze. Ni ukuvuga ngo ikibazo nyamukuru ubu cya mbere afite, umubiri we wacitse intege. Umubiri we nyine ubona ari wo uba waracitse intege nyine, sinamenya pe. Kugeza ubu ntabwo bigeze bakubwira ngo indwara arwaye ni iyi itera ibi n'ibi n'ibi? N'abaganga bo ntabwo wababaza ngo bakubwire, barakubwira tujye umuzana bamukorere kine, hazahagera babashe kwicara cyangwa abashe kugenda. Umubyeyi se mu gutwita, inzira zose zikenewe zo kwa muganga yari yaraziciyemo nta kibazo? Yaziciyemo nta kibazo, kubera ko twabanaga neza icyo gihe, nta kibazo cyari gihari. Kubera ko hari abajya bavuga ko nyine nka buriya iyo umubyeyi wenda atwite, rimwe na rimwe agakora nk'imirimo ivunanye, ubundi akanywa nk'ibindi bintu bitari ngombwa, cyangwa se ntajye kwipimisha uko biri ngombwa. Ibyo byose byo nta na kimwe yigeze akora? Byose
kwipimisha bisanzwe yarabikoze nta kintu cyari guhungabanya umwana cyari yarakoze. ikibazo cyavutse ari uko ari kuvuka. Ikibazo cyabaye ariko arimo kuvuka. Ubu kugeza aka kanya wagiye mu bitaro ibyo bya Ririma, ibindi wagiyemo ngo ni ibihe? Inuza Gatagara yabayeyo umudamu icyo gihe nyine kubera ko atari yabyara undi mwana yabaye y'amezi 3. Mwarabanje mu bitaro akivuka, byo aho mwabaye igihe kingana gute? Akivuka twabaye ibyumweru 2. Ari muri bya byuma bimwongerera umwuka. Twabaye ibyumweru 2 baramusezera arataha nyine araza umwana akomeza kubaho ngaho. Konka no kurira yaje kurira ibintu byose ubuzima. Yari uko yarize, yavuye yarize yonka nta kibazo. Yarize ubwo mu gihe kingana gute? Yarize yashije nk'icyumweru n'igice. Kuva avutse hashira icyumweru atari yarira. Urugendo rukomeye. Icyo gihe rero kugera aka kanya ubu umaje gutanga nk'amafaranga na gute? Ugereranyije kuko wenda ntushobora kuba ntawe wayanditse ngo uvuge ngo watanze aya, ariko byibura uragereranya. Amafaranga yo ntago njye aho ngaho akivuka ku munsi nishyuraga 10,500 akivuka kubera ko ibinuza kandi ubwo ngubwo nabaga mfite mituweli. Hari imiti banumaga muri farumasi nawe yishyuraga muri 500 n'ibindi bajya kubarisha buri mugoroba ukishyura ibindi 5,000. Mara hafi ibyumweru 2 utanga 10,500 bya buri munsi. Nuko ibyo nari mfite byose n'amatungo n'ibiki byamugendeyeho. Ikintu cyari gisigaye ubundi yari inzu navuga ngo ngiye kwigurisha kubera ko ari wo mutungo nayo nsigaranye. Ni inzu nayo ngiye kugurisha mvuga ngo barama miliyoni nka zingahe nka 7 cyangwa mvuga ngo namujyana Iririmo kubera ko Iririmo ho bari banciye amezi 3 bari banciye 900,000 yendaga kuzura miliyoni kugira ngo amare y'amezi 3. Ubwo rero amezi 3 navugaga ngo amezi 3 ashize naba ndeba wenda niba hari icyo birimo gutanga nkaba nakongera ngatanga. Rero ubwo baje kuyisenya natari nabona umukiriya. Ubutaka se nabwo ntago bwasigaye ari ubwawe bwo basenya inzu? Ubutaka bari ubwawe ariko urumva niba hari ibikorwa remezo wawe warakozeho ubutaka niba mu nzu agaciro kenshi kaba gafite n'iyo nzu uba warashyizemo. Ubutaka bwo uracyaba ufite ariko? Ubutaka bwo buraho nyine burahari. Ntago wagerageje kubushyira ku isoko se ngo wumve niba hari icyavamo? Umuntu utera amashyamba ko twahaguze icyangombwa cyari imiturire, ejo bundi baza kuhasenya bahashyira mu mashyamba. Urumva rero mu mashyamba nta muntu waza ngo aguhe 2,000 aguhaye menshi yaguha nka miliyoni cyangwa 100,000 nta muntu wanahagura kugira ngo uzabone n'umuntu uza kugura ako kantu k'akabanza kaba kari mwaho n'iki. Ntago wapfa kubona umuntu uza kuhagura. Urugendo rukomeye cyane. Ubu ubwo umugore we byararangiye mwaratandukanye yanishakiye n'undi mugabo? We yavuye mu rugo nyine ahita ashaka. Yavuye mu rugo uno munsi arara iwabo umunsi umwe bucya mu gitondo ahita asanga uwo nguwo kubera ko nyine n'ubwo ngubwo twabanaga n'undi bari basanzwe ubwo urumva bakominikana ari nabyo bintu dusa nkaho twapfuye. Ngo mu rugo mwari hasanzwe harimo utwo dukimbirane tw'uko ashobora kuba anaguca inyuma? None se ko byasaga nkaho biba bigaragara nyine. Nese mwapfuye iki mu by'ukuri ko uvuga ko mbere mwabanaga nta kibazo mubana nk'umusore n'umukobwa mukundana mukabana, byaje gutangira guhinduka gute kugera ku rwego we yatangiye kwibuka izindi nzira? Hoya bwa mbere baragumanye, bwa mbere bari bazanye nyine ubwo n'undi ubwo abaga ari mu rugo barakomezanya. Wamuzanye ubwo atagukunda rero? Ntago wareba mu mutima w'undi muntu. Ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero ubutunzi bwawe ayo matungo mbere wakoraga iki ubwo? Njye ndi umufundi. Wateraga
ukiga ibiraka bisanzwe ukiyubakira ukaza ugatunga umugore wawe n'umwana. nibyo nakoraga. Kugeza ubu se biracyakunda ko ubikora kandi ufite uyu mwana ufite iki kibazo ndetse akaba n'uwo mudamu yaragiye bamugufasha kumurera n'umukozi kubera ubushobozi bwatakaye? Kereka ko nabonye umuntu umunsigarana nyine amafaranga wenda wagiye gukorera nawe ukaza nyine ukaba wamuha ku mafaranga wakoreye ukamuha ahereye nk'icyo gihumbi cyangwa ukamuha nk'icyo cyatanu. Biroroha se ko hari undi muntu wamusigarana bakabana bitewe n'ikibazo afite? Iyo atarimo kundeba iyo umaze kugenda aratuza. Akabaho ukamusigira nk'icyo gikoma agasigara yinywera. Na saa sita zajya nyine bakamutekera akarya. Ubu rero kugeza ubu abagukurikiye cyangwa baraza kubireba urabasaba iki, bagufasha iki? Njyewe ubufasha nasabaga nuko baramutse babibonye cyangwa bagize gute n'umwana bareba icyo bamukora bakaba bamuha aho ho kuba akamenya yuko ari aho ngaho atari uguhora umuntu yimuka noneho banarangiza bakamuha ubuvuzi. Nta bundi busaba, ubufasha nsaba ni ubwo ngubwo. Wigeze utera intambwe se yo gusanga nk'inzego z'ibanze ukabamenyesha nk'ikibazo wahuye nacyo kugera aka kanya? Naciye ku mibereho myiza y'abaturage. Hari ku murenge bwo hari ku kagari? Nyine nagiye ku murenge barambwira ngo nimere hasi. Mera hasi ndandikisha. Bakimara kugusenyera cyangwa wabitangiye mbere yo kubona gusenya? Hoya nabitangiye ko bamaze kunsenya nibwo ubushobozi njyewe nabonye ko bubuze burundu. Mbere batari bagusenyera byo nta kibazo byari bigutwaye kuko warikoreraga n'iyo nzu uba mu nzu yawe udasaba ikode, nta kibazo kindi wari ufite cyo gusaba ubushobozi. Umudamu yari yarabyirukansemo asaba ubufasha agera ku karere. Amaze kujya ku karere ubwo ngubwo nyine urasaba ugategereza. Ubwo nawe yaraje arategereza birangira agenda ntacyo bari bamusubiza. Ubwo amaze no kugenda nyine ubwo niyo bagiye icyo bamusubiza wenda ari kumamaga akambye ati byandi twirukansemo uwo mwana mujyana aha kubera ko nanjye namuhamagaraga muhaza ati se uyu mwana wansigiye bizagenda bite? Nawe iyo bagire ko bamuhamagara baba baramuhamagaye wenda akabimbwira, ntabwo bigeze bamuhamagara. Ubwo rero bamaze kunsenyera nanjye mbonye yuko ubundi nari nsigaye mvuza hariya ku nkuru nziza. Ubwo nanjye bamaze kunsenyera nyine ubwo nanjye ndongera ndatangira ndasaba njyewe nagarukiye ku murenge n'ibipapuro biriyo. Ibipapuro biracyari ku murenge? Niho nabijyanye. Bakubwira ngo iki ho? Arambye ngo ntagiye icyo bazabona bazambwira. None nabijyanye se ko nabijyanyeho bavuga ngo tegereza wenda mu kwa karindwi none mu kwa cyenda bikaba byarageze. Wabijyanyeyo uyu mwaka? Nabijyanyeyo n'umwaka ku matariki ya mbere. Hari ibindi bigo ariko bijya bifasha abana bafite ikibazo nk'ibi bibazo bitandukanye, byo ntabwo waba waragerageje kubagana? Nta bigo naganye bifasha bano bana. Uracyategereza ubufasha ku murenge bakwemereye? Ntabwo wigeze usubirayo se ngo ubabaze cyangwa babwiye n'ikibazo uko kimeze bavuge ko wenda bikomeje kugorana? Nasubiyeyo mbona uwo mumera uriyo mbona arambye ati ko twakubwiye mu kwa karindwi n'iki ati ubundi bimeze bite? Mbona abashaka kunyuka inabi ndavuga ati wapi. Kandi ubundi mu bintu byo kugira njye numvaga bwa mbere ubundi nta muntu wajya kuvuga ngo niba ngenda ndi muzima ngo ngiye kujya gusaba ubufasha. Ikibazo cyabayeho nuko bansenyeye. Buriya wasanga ugusenyera wenda ntabwo nzi uko byari bimeze kuko simpazi aho hantu, wasanga naho barakurokoye kubera ko ushobora gusanga naho yari gusenyuka bikaba ibindi. Harya bavugaga ko ari mu manegeka cyangwa bavuga ko ari mu kajagari? Bavuga ko ari mu manegeka. Iyo nzu yari ahagana hese? Ni hano hafi tureba muri iyi misozi cyangwa ntabwo ari hano hafi? Ni hano ruguru hano muri ino misozi nyine. Hari izindi gahunda se wari wabona bageneye abandi baturage ziri ngombwa ko nazikugeraho bakavuga ngo we ntabwo urayibona cyangwa ntikugereho? Ntabwo ngewe ubundi ntabwo ibyo mbigendera, ariko kuvuga ngo bageneye undi muntu cyangwa bagize gute ntabwo wajya uhora uvuga ngo reka njye kureba ko hari ubufasha bageneye runaka. Wowe ureba iwawe mu rugo gusa ukavuga ati niba bazi umwana umeze gutya na gutya bakaba bazi ko
gute bakambya ngo ngende musige mu rugo none nta mfite musigi kuvuga ngo ugende utegeze no kugenda ugategereza nyine warambirwa nibyo umwana yakwitahira akitahira cyangwa yakira Imana yamukiza agakira. tuvuye wenda ku ruhande rwa leta kuko yo ntago wavuga ngo baragufasha ibi byanga bikunda ubwo bazabireba cyangwa se ubwo hari icyo Imana izakora ku ruhande rw'ababireba rero rw'abaraza kureba ikiganiro yaba abaturage n'abandi bashobora kugira ikindi bagufasha kuko hari n'abandi bashobora kugufasha atari na leta gusa kuko na leta nayo ni abantu ubwayo wowe urabisabira iki? Abantu bo bisanzwe abafite umutima nyine wo gufasha bafasha uno mwana baramutse bamufashije akabona aho avuzwa wenda abayo urumva nanjye nambohotse nabasha kujya kwishakira ikiraka yuko cyangwa wenda urabona kujya gutera ikiraka ubufundi bisaba kugira ngo ugende saa moya ube wagezeyo wongere utahe saa 11 ubwo nabwo bamufashije akaba yajya mu icyo kigo nabasha kujya mu ako kazi cyangwa wenda mbonye ubundi bufasha bwo kuba wenda nabona akazi umuntu abavuga ngo wenda yakwigengaho uravuga ati ndakora iminota niyi nahe ngende ndeba umwana nahe ngire gute ibyo byaba ari byiza nawe byamufasha uno mwana byamufasha kubera ko yajya mbonera igihe nyine. Dusoza rero reka ubabwire nimero yawe n'amazina bare kuri iyo nimero kugira ngo niba hari n'ushobora kubana n'icyo gihumbi cyangwa nawe 500 abe yagufasha basi n'icyo gikoma cy'umwana ngo kibe gikomeza kiboneka mu gihe ibindi byo wenda dutegereje ko hari Imana yakora. Amazina ni Uwambaje Imana akaba ari 078 06 48 352 basubiramo kugira bayumve 078 06 48 352 aho ukaba wabaruyeho Uwambaje Imana izina rimwe gusa ibindi ni igisigise 3. Arakoze cyane Uwambaje Imana nizera ko ubwo wowe wabashe kudukurikira hari byinshi wumvishemo niba hari icyo wakora ubwo utabare bwangu ariko ubwo dutumira n'abayobozi bareba ibiganiro bitandukanye nk'ibi ubwo nabo ubutumwa burabageraho byanga bikunda nyaboneka niba hari icyo gukora ubwo gikorwa hakiri kare mutabara ubuzima bw'umwana akiri muto cyane ko niba amaze imyaka 6 utari yabasha kwicara atabasha kugenda kandi byarahereye akivuka urabona umwana w'imyaka 6 wamugeranya nk'aho acyonka kubera ko niba atavuga akabona akaboko kadakora kuguru kudakora aticara urumva biba bigoranye cyane. N'abandi mwese mwadufashije kumva no kureba ikiganiro ubwo muduhe ibitekerezo hanyuma ariko nyaboneka mutabare iyo nimero mugira ikintu muyikora kubera ko ubuzima buriya uko waba ufite kose bushobora guhinduka ejo bukaba bwiza cyangwa bukaba bubi nawe ejo wenda ntawe kwifurije kuba wabugira uko bukugira bubi cyangwa se buba bubi ariko muri iyi si ni gatebe gatoki umunsi ushobora kuba ari twe ejo akaba ari mwebwe kandi muri iyi si kubaho burya ngo ni magiriranye niyo mpamvu njya nkubwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima ni gatebe gatoki ubuzima ni igitabo kandi igitabo kigira amapaje menshi buri paje rero tuyisomana na nyirayo kugira ngo tumenye n'iki kiri muri iyo paje y'ubuzima bwe urabona ko iyo uyu munsi yo ntiyari yoroshye kuko iyo yaje mu umwana ubuzima bw'umwana bukiri muto nk'uyu noneho umukobwa aba ari ibindi ubwo rero mukomeze mudushyigikire namwe mutube hafi cyane ku mbuga nkoranyambaga turahari kuri Instagram kuri YouTube kuri TikTok hose ni Ecobroom TV kugira ngo dukomeze tubane n'abandi batandukanye namwe kandi abandi nabo bafite ibibazo nk'ibi bakeneye inkuru nk'izi kugira ngo tuze tuzikore aho uri hose uduhamagare kuri 078551 hanyuma tuze dukore ikiganiro kugira ngo icyo kibazo kimenyekane ndetse niba hari abagufasha bagufashe niba hari abagutabara bagutabare hakiri kare. Nge ndabashimiye nitwa Mugonde Regis cyangwa unyite Mr Muhanzi ni nuko nitwa kuri Instagram Mr Muhanzi 4 hanyuma dukomeze tubane mu bindi biganiro n'amakuru bitandukanye
narindi mu karere ka Kicukiro, ni mu ntara y'umujyi wa Kigali, ni mu murenge wa Gikondo, mu murenge wa Kigarama, aho twaganiraga n'umuturage ufite umwana ukiri muto mu myaka 6, wahuye n'ikibazo akivuka, cy'uko umubiri we wacitse intege cyane, ko yadusobanuriye ko umwana yabashije kurira nyuma y'icyumweru avutse, nabwo ari mu byuma bimufasha kumwongerera umwuka. Ndabashimiye cyane ko Imana ikomeze ibampera umugisha utagabanyije, kandi ihe umugisha ibyo mugiye gukora ndetse n'ibyo muri gutekereza byose.